Muraho neza nshuti nk'amaguru, amahoro y'Imana nadusakareho. Tubashimiye kuba mwarahisemo neza muhitamo uyu muyoboro dusangiye witwa Inkomarume. Uyu ni umwanya mwiza wo gusogongera ku mateka y'u Rwanda binyuze mu ngeri zitandukanye z'ubuvanganzo, ubwiru, ubucurabwenge, insigamigani, ibisigo, ibyegeranyo ndetse n'ibitekerezo. Njye ubibategurira kandi nkanabibagezaho ndi Inkomarume yanyu. Ibyo ntarabona nabisanze aho ntaragera. Uyu munsi twabateguriye amateka ashingiye ku agahugu umuco akandi umuco. Uyu mugani wegeka igihugu h'umuco wacyo bawuca iyo bashaka gukemura impaka zishingiye ku migenzereze y'aha n'aha. Nibwo bazikiranura bagira bati agahugu umuco akandi umuco. Wakomotse kuri Mutaga Sebitungwa, umwami w'u Burundi ahayinga umwaka w'1700. Icyo gihe hari ku ngoma ya Cyilima Rujugira, hakaba hari abanyarwanda bari baracikiye i Burundi barimo Bicura bya Rwaka rwa Mazimpaka na Budengeri bwa Ndabarinze. Ubwo Cyilima yari amaze kuzungura murumuna we Karemera Rwaka ku ngoma kuko yari amaze guhuma. Bicura na Budengeri bamaze gucika, basanga Mutaga ahitwa Inkanda mu Buyenzi, ni ku Gikongoro, hari hakiri aho Burundi. Bamutekerereza ibyabo, arabakira, arabahaka ndetse aranabatonesha, abashyira mu bandi bahungu, ni ukuvuga abagaragu b'ibwami batari abatware. Bamaze kubageramo barabimenyereza, baramenyera kuko nabo bari ingenzi. Mutaga arabibakundira bigeze ubwo abagira abatware be. Bukeye araza inkera, abatware n'abahungu bagumya kunegurana n'abo banyarwanda bombi, Budengeri na Bicura. Abarundi barababaza bati kuki umwami w'i Rwanda mumwita Cyilima ntimumwite Kibarima? Mwahinduye izina rye mukamwita Kibarima kuko ari we wabamaze. Bicura na Budengeri barabasubiza bati twacitse tutari abiru, none muzatume kuri Cyilima n'abiru be bazabasobanurire impamvu yabyo. Ubwo Mutaga arabumvira, ageze aho ati nimureke mbamare impaka, ejo nzatuma umuntu kuri Cyilima azadusobanurire icyo iryo zina rivuga. Bukeye ashaka ibintu byo kumutashya, impu z'ingwe n'amahembe y'inzovu. Niko kera byagendaga. Umwami watumaga ku wundi yamwohererezaga intashyo, ariyo maturo. Intumwa ikayajyana ikavuga icyo ishatse ntigire ikiba. Ni nayo ya nkomoko y'umugani baca bagira bati intumwa irarabirwa ntiyicwa. Nuko intumwa ya Mutaga iragenda no kwa Cyilima, imusanga Intora, ubu hitwa ku Gisozi muri Rubungo, ubu ni mu mujyi wa Kigali, imusohoreza ubutumwa bwa Mutaga. Cyilima n'abahungu babura icyo bayisubiza, gusa barayibwira bati genda uzatubarize Mutaga uti ni kuki i Burundi haba inka ariko umwami waho akarenga akimana n'isekurume y'ihene. Bayiha Mutemura, sekuruza wa Musenyeri Kagame, ngo bajyane azamusubize. Bagezeyo Mutemura abwira Mutaga ati Cyilima yakuntumyeho ngo azagusobanurira izina rye umaze kumubwira igituma umwami w'i Burundi yimana n'imfizi y'ihene kandi Burundi haba amapfizi y'inka. Mutaga amara akanya yiyumvira, abaza Mutemura ati witwa nde? Undi ati ndi Mutemura. Mutaga ati harya imfizi y'inguge n'iy'ihene ikiruta ikindi ni ikihe? Ubwo yamubwiraga ko umwami w'u Rwanda yimana n'isekurume y'inguge. Mutemura abaza Mutaga ati se ubwo hatsinzwe ndi? Ubwo yashakaga kumubwira ko yatumye kuri Cyilima ubusa. Nuko Mutaga abyumvise atyo atuma Mutemura ati genda umubwire uti nimurekeraho gutumanaho bene ayo magambo y'umuco w'abantu, utagahuga umuco akandi umuco. Guhera ubwo rero
Uwo mugani wamamara mu Burundi no mu Rwanda. Abantu baba bagiye impaka ku migenzereze y'aha n'aha ntibemeranwe, bakikiranura bavuga bati twoyayo, agahugu umuco akandi umuco. Umuco ni ukuvuga umwihariko w'imbaga isangiye imisango ya burijo. Burijo ni ukuvuga buri gihe. Turabashimiye cyane kuba mwadukurikiye, ndizera ko mwamenye amamuko y'insigamigani agahugu umuco akandi umuco. Turabashimira ko mwadukurikiye mukaba mwamenye kandi amateka yose akubiye muri iyi nsigamigani. Muri ab'ingenzi cyane.